Amahoro bana b'Imana, dore amasomo adufasha kwivugurura kuri wa gatanu tariki 27 Ugushyingo 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza kwa 4 n'umurongo wa 11 kugeza kwa 15 n'umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Ngewe Yohani mbona umumarayika wamanukaga mu ijuru afite mu kiganza urufunguzo rw'ikuzimu n'umunyururu munini. Afata cya gikoko inzoka ya kera na kare ariyo Sekibi na Sekinyoma, maze arakiboha ngo kigume ku ngoyi imyaka 1000. Nuko akiroha mu nyenga arahafunga, arahadanangira kugira ngo kitazongera kuyobya amahanga kuzageza ko hashira imyaka 1000. Ariko hanyuma y'ibyo kigomba kuzarekurwa igihe gitoya. Mbona kandi intebe abaje kuzicaraho bahabwa ububasha bwo guca imanza. Hanyuma mbona bishwe baciye umutwe bazize kuba abahamya ba Yezu n'ab'ijambo ry'Imana. Mbona n'abanze gusenga igikoko n'ishusho yacyo, kandi batigeze bashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga no ku kiganza. Nuko bongera kuba bazima, maze bima ingoma hamwe na Kristo imyaka 1000. Nuko mbona intebe nini yererana n'uwari uyicayeho. Isi n'ijuru biramuhunga, ntibyongera kugaragara ukundi. Hanyuma mbona abapfuye, abakuru n'abato, bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami. Nuko ibitabo birabumburwa, habumburwa igitabo aricyo cy'ubugingo, maze abapfuye bacirwa imanza hakurikijwe ibikorwa byabo byanditswe muri ibyo bitabo. Inyanja irekura abapfuye bayirimo, urupfu n'ikuzimu nabyo birekura abapfuye byari bifite, maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Nuko urupfu n'ikuzimu biroha mu nyenga y'umuriro. Iyo nyenga y'umuriro rero niyo rupfu rwa kabiri. Kandi n'umuntu wese utari wanditse mu gitabo cy'ubugingo nawe yaroshywe muri iyo nyenga y'umuriro. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yururukaga iva mu ijuru ku Mana, yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 84. Dore ingoro y'Imana mu bantu. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa 21 umurongo wa 29 kugeza kwa 33. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye. Nuko abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti. Iyo birabije mumenye ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko ingoma y'Imana yegereje. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizarangira ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana nimukomere. Muri izi mpera z'umwaka wa liturujia, Nyagasani ari gutwibutsa cyane iby'iherezo ry'ibihe. Dufashijwe n'amasomo atagatifu y'uyu munsi, reka tuzirikane ku ngingo yo kwivugurura. Mwana w'Imana, ivugurure maze wera imbuto nziza. Ku nyamaswa nk'imiserebanya n'inzoka bavuga kwiyuburura. Ariko muzitonde, inzoka iyo imaze kwiyuburura yongera kuba gasore, akajene. Akaba aribwo ibishobora kugira amahane n'ubukana mu kurumana, kuko nyine ibityaye. Naho umuntu we yakagombye kwivugurura, akarushaho kuba mwiza aho kwiyuburura nk'inzoka. Ese ngewe iyo nagiye gusenga, iyo numvise ijambo ry'Imana ngahura n'Imana, mvayo niyuburura cyangwa mvayo nivugurura, ngakataza mu mico myiza ya gipfura? Kuva mu mwijima ukajya mu rumuri, kuva mu bukonje ugashyuha, kuva mu byaha ugatungana, iyo nzira niyo amasomo y'uyu munsi atuganishaho mu bigereranyo by'umurwa wa Yerusalemu n'igiti cy'umutini. Byose byivugurura bikaba bishya. Mu isomo rya mbere turarikira urugendo rwa Yerusalemu. Nyuma y'isengo ry'umujyi wa Yerusalemu ishushanya ishira ry'isi, hazakurikiraho noneho Yerusalemu nshya, ijuru. Yohana ati, hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Yerusalemu nshya yururukaga iva mu ijuru ku Mana nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Amen. Ingoma ya Kristo ntigira iherezo. Abantu n'ibintu bizashira, ariko amagambo yanjye ntateze gushira. Uwo ni Yezu bivuze mu Ivanjili, atwibutsa gutegura neza ihindukira rye, aduha ikigereranyo cy'igiti cy'umutini. Iyo kirabije tumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Bavandimwe, mu bihe bine bigize umwaka, 4 saisons de l'année, umuhindo, itumba, iki, urugaryi, bavuga ko igiti cy'umutini mu gihe cy'itumba, hiver, mu mvura ikabije n'ubukonje bwinshi, kivaho amababi agahunguka akagwa hasi. Iyo haje akazuba muki, ete, kiriyuburura, kikivugurura, noneho gigatangira kurabya. Ubwo abahinzi nabo kubw'uko kurabya bakizera imbuto hafi. Esperance, kwizera. Yezu nawe yagiye atanga ingero nyinshi zirimo kwivugurura. Iyo imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute, ntishobora kwera imbuto.
Iki gihe cy'ubukonje, iki gihe cyo guhuguta kubera itumba, ni cya gihe umukristo nawe aba ari hano ku isi ari kwisuganya, ari kwitegura no kwiyegeranya, akitegura kwivugurura. Kuko ntiwakwinjira mu ngoma ya Kristo utarapfa, ntiwajya mu ijuru utababaye, udasukuwe, utari mushya, ntiwabona Imana utarisubiraho ngo ube mushya. Ese nanjye wasanga nkomeza gukonja igihe cyose, nkaguma gukange, ngatsimbara mu byaha byanjye, ngakomeza kuba mu runtu mu bukonje budashira mu itumba? Ngezehe mfata imiti yo kwivugurura. Umunsi umwe umugabo bita Rumwanga wakundanye inzoga cyane, zaramugize imbata ku buryo yari yanakoze n'indahiro ko nta mazi amukandagirira mu kanwa, ndetse yewe no gusukura mu kanwa mu gitondo yakoreshaga inzoga. Umunsi umwe aza kurwara indwara zikomeye z'uruvangitiranye, diabete, umutima, umwijima, igifu, mbese nyinshi zimukoraniraho. Ageze kwa muganga, muganga aramubwira ati, Rumwanga rero iyi miti ngo hayizagukiza, ariko isaba kuyinywesha amazi gusa, ukanywa amazi cyane, ikaba izirana n'icyitwa inzoga cyose. Nkwifurije rero amahirwe masa, urakire. Rumwanga ageze mu rugo yibaza ukuntu ikinini yakimira nta kayoga kakimanura, nuko aravuga ati, uriya muganga wansuzumye n'umudive, ni babandi batemera inzoga, reka ninywera inzoga zanjye, niba abaporo n'abadive bafitanye ibibazo n'inzoga sinjye wabizira. Nuko Rumwanga akomeza kwifatira ku gatama, ari nako asunika ya miti ye. Hashize iminsi ya miti irarangira, ariko uwacu arushaho kuremba cyane. Asubiye kwa muganga, muganga aramubwira ati, Rumwanga rero ni wowe uyishe, wanze gukurikiza inama za muganga, none ugiye gupfa. Rumwanga we, kuki wiyuburura koko? Bavandimwe, kuri iyi si twese abantu turarwaye ibyaha, ariko no kwibaza icyo imiti dufata itumarira. Amasengesho, ijambo ry'Imana, ukarisiya duhabwa, aho wasanga tujya dukomeza kuyinywesha inzoga, zange sombi z'umwijima n'ubukonje dukomeza kugenderamo, mbese ntitugire icyo duhindukaho, twigomwa ngo twere imbuto nziza. Umukristo kuri iyi si ameze nk'igiti cy'umutini gishiraho amababi mu bukonje no mu mvura, ariko kigatanga umusaruro mu gihe cy'izuba muki. Hari bamwe rero ba Rumwanga bahitamo kwigumira mu bukonje, bakarindagirira iyo, bagashirira iyo, bagahungukira iyo, babandi banga gukurikiza inama za muganga. Muganga mukuru Yezu adusaba kwivugurura, tukajugunya ya mababi mabi hasi, tukajugunya uburozi, tukajugunya umwanda n'ibindi bibi byaturemerera mu kujya mbere. Yezu rero akadusaba kwigomwa, tukajugunya ibishaje, isi ishaje, uburakari, umunabi, ibinyoma, gutukana, gutongana, gusuzugura nk'aba Rumwanga, hanyuma tukivugurura, tukaba bashya, tukava ku ngeso za sekibi zidushikamira, tukaba bashya kugira ngo tumuyoboke by'ukuri, tutamubangikanya n'iby'isi. Uko kiriya giti cy'umutini kihanganira iyo mbeho, imvura n'ubukonje, kitegura gutanga imbuto nziza mu gihe kizaza, ni nako umukristo yakagombye kwihanganira amakuba, ibigeragezo, ibitotezo, ibimushikamira byose. Nuko umukristo ukamenya ko hari Imana ikubuza mu myemerere yawe, kimwe nk'uko muganga agira ibyo ategeka umurwayi kugira ngo umuti ukore neza. Kandi nyine burya umuti ukora neza uraryana, uragorana, urarura, urasharira. Wishaka rero kuvanga n'inzoga kandi bibujijwe. Uko ibyo bihe bigenda bisimburana mu mwaka, ni nako umukristo atakagomeje kuguma mu bukonje, mu bugomeramana, kuguma mu bucakara bwa sekibi no kubimbata ye. Nuko mu kindi gihe gikurikiyeho akera imbuto nziza. Nanjye rero uyu munsi fasha umugambi wo kwivugurura, nkaba umuntu mushya, nkaba umuntu mwiza mu mvugo no mu ngiro. Nuko mpore nkereye buri munsi gutaha Yerusalemu nshya mu ijuru. Erega ijuru naho Imana iri. Nuko rero buri munsi mbe ndi kumwe n'Imana, nkora neza. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.